gutyo. Yazanye ku kabido rero, umuturanyi umwe aramubwira ngo wampaye ku mata nkanywaho, undi ati ngwino tujye mu rugo, kumbi ya esanse yarazanye. mudugudu uwisibo abaturanyi ngo bumvishije ibintu bituritse, inzu yari ituritse, birukanka baza. Urumva bari bacumbitse mu gipangu, nyirinzu yirukanka aza kureba ibibereye iwe, asanga inzu irimo kwakumurira, ibintu byaturitse, ibintu birakomeye. Turatabariza Rosine. Dufite leta y'umubyeyi, dufite leta y'ubumwe, dufite leta yanga akarengane. Turatabariza Rosine, uyu mubyeyi yazize akarengane n'agaherere. Muri iki kiganiro tugiye kubabwira ukuntu byose byatangiye kugira ngo Rosine aka gaherere kamugwirire. Uyu nyakwigendera Rosine agura esanse mu kabuni k'umweru kugira ngo ayobye uburari kano kamata, kugira ngo wumve ukuntu abantu bamaze kugira imitima y'akahebwe. Aragenda afata akabuni k'amata agashyiramo esanse, akaguriramo esanse. Ahanyuze aje kwa Rosine muri karitsiye, umuturanyi ngaramubona, aramubwira ati inzume ku mata se. Ngaramubwira ati nta kibazo, ngo ngwino njye kuguha. Uyu Valence ayobye uburari, umuturanyi aramubwira ati muryoherwe ubwo mugiye gusoma ku mata, amata ni ubuzima. Valence aragenda, ageze mu rugo, kumbi nyakunyagwa yafashe esanse ayuzuza muri ako kabuni k'amata. Ngageze mu rugo ngo esanse ayihisha ahantu mu nguni hanze. Agera mu rugo, ageze mu rugo muri saro, ngasanga harimo Rosine n'abana be bicaye muri saro bose. Ngarangize ngafunga inzu yose. Reka tuyababwire neza aya makuru. Tubahaye ikaze mwebwe mwakoze subscribe kuri Gano Daily Official. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Muri iki kiganiro tugiye kugaruka mu gutabariza Rosine, tugiye kugutabariza umubyeyi witwa Rosine wagize akarengane. Ubu ngubu nta nubwo akiri mu bazima, ubu ngubu Imana imuhiruko ridashira. Yamaze gupfa ejo hashize. Rosine uyu ni umubyeyi wabanaga n'abana be mu nzu, akaba yarabanaga n'abana be na barumuna be, babaga mu nzu ari abantu 6. Uyu mubyeyi yitwa Rosine yari afite umugabo w'inshuti ngo y'umuryango. Bari bamaranye igihe kinini, ngo aza muri urwo rugo nk'inshuti y'umuryango, aza muri urwo rugo nta kibazo. Abaturanyi bamuzi, bose bamuzi ko yitwa Valence. Abaturanyi bo ngo bari bazi ko ari nyir'urugo. Abaturanyi batuye aho ngaho ngo bari bazi ko Valence ari nyir'urugo. Umuntu wese uhageze avuga ngo ngiye kwa Valence. Umubyeyi witwa Rosine, abana n'abana be yarabashyizemo ko Valence nta kibazo, ari inshuti y'umuryango y'akadosohoka y'imbere. Abaturanyi bakazajya bavuga ko ari kwa Valence, abantu bose babizi ko ari kwa Valence, mudugudu abizi ko ari kwa Valence, umuyobozi w'isubo abizi ko ari kwa Valence. Bagiye kwaka inzu yo kuba mukuru uyu mubyeyi. Uyu batwikiye inzu, baragenda bamwaka inzu, azi ko ari umugore n'umugabo baje gucumbika muri iyo nzu. None ibyabaye kuri Rosine nagahoma munwa. Uyu Rosine ngo uyu mugabo witwa Valence ngo wakoreraga mu gacinjiro ka Gisozi, ngo yazaga muri runo rugo asanzwe ari inshuti na Rosine, cyangwa se asanzwe ari inshuti y'umuryango, bizwi neza. Nta muntu wahaza ngo bamukome, abantu baramaze kumumenya. Arangije ngo umunsi umwe ngo arikora, ngo ajya mu gacinjiro ka Gisozi aho yakoreraga, aragenda agura esanse mu kabuni. Amaze kugura esanse atega moto. Amaje gufunga inzu yose, afata Rosine ngabaka amatelefone, ngaravuga ati nta muntu n'umwe wemerewe gusohoka muri ino nzu. Rosine abanza kubikerensa, kuko ngaravuga se kubera iki?
ngarangije ngafata icyuma, ngo yari yaje afite n'icyuma, ngakura icyuma mu mufuka, ngarabanza gitera Rosine, akimutera mu izosi, ngakimutera mu mutwe. Yari afite abakobwa b'inkumi ngo barasimbuka basimbukira Valence, uyu mugabo uyu murimo kureba, ngo bamaze kumusimbukira Valence abona birakomeye, abona abakobwa nabo ni inkumi, abona ngo nago ari bo bashobore, ngo icyuma arakirekura, aragitupa, arakijugunya. Ngarangije ngasohoka, ngahita asohoka, arakingana kare, avuniramo urufunguzo, ngasohoka ajya hanze. Bo bagira ngo umunyagwa aragiye, cyangwa se wenda arahunze, cyangwa se wenda ibyo yaraje gukora wenda umugambi uramupfubanye, wenda bagira ngo aragiye. Ariko yari asize umubyeyi, uyu mubyeyi witwa Rosine agandagaye hasi, yamaze kumuteragura ibyuma ari kuva amaraso. Kumva ubwo yabatse amatelefone, umwana we mukuru ntemerewe guhamagara, umwana we mutoya ntemerewe guhamagara, umukozi wo mu rugo ntemerewe guhamagara, nta muntu n'umwe wemerewe guhamagara. Umuntu arimo kwica abantu urubozo aho mu nzu. Ngo umugabo arangije aragenda afata akabuni, aho kamata, akabuni k'umweru kanditseho ikivuguto k'amata, kugira ngo wumve ukuntu umuntu abantu. Arangije aragenda ngo aragafata, arakinjirana, bagira ngo ni amata azanye. Abana bagira ngo wenda bazanye amata kugira ngo banywe, ngo abahoze agahinda kuko amaze gukubita nyina. Abana baravuga ati wenda azanye amata, mu gihe abana bamwe bagiseka bavuga ngo ni amata bazaniye ngo basomeho, ngo ahubwo ngo abapfunduye ka kabuni, ngaba karimo esanse, ngaba ayisutse kuri uwo mubyeyi Rosine, ayimusukaho yose, ngahita asuka mu ntebe, asuka mu nzu hose, ahita asuka ku bana. Umva ukuntu abantu babinyamaswa bakageza ku kageni. Arangije ahita afata umwambi, ahita kongeza inzu yose. Umugabo uyu witwa Valence utagira n'ubwoba bwo kuvuga ngo agiye kwica umuryango w'abantu 8. Waba wagiranye n'umuntu ikibazo, mwaba mwarakaranyije, yaba yagututse, waba wamukoza sibiki, nta n'ikintu umuntu yagukora, nta n'ikintu umuntu yagukora kugira ngo ugeraho kujya gufata esanse ngo utwike abantu. Arangije uyu nguyu Valence akongeza imyambi, ashyira mu nzu, inzu yose arayitwika. Ngarangije arasohoka, ariruka aracika, aragenda, aracika, baramubura. Ngahita yinjira, bahita bakingura, bashaka abaturanyi, bashaka ibintu, barazimyazimya ibintu, birakomera, bashaka amazi basukamo. Ariko amazi ubundi gusuka muri esanse ni ahubwo ni uguhungira ubwayi mu kigundi. Inzira nshya, abantu bavuza induru, abayobozi bahita baza, bakagari baza gutabara, barazimya. Dushimira ubuyobozi bw'u Rwanda bw'ibanze, dufite ubuyobozi bw'ibanze, reka tubushimire. Ngewe mbahaye ikiganza abantu b'abagabo. Nyakunyagwa Valence ngo yari amaze kwirukanka, yagiye yacitse. Barangije uyu Valence ngo uko yirukanse hataye inkweto, ngo yirukanse n'ibirenge, aragenda aracika, baramubura. Uyu mubyeyi bahise bamufata igitaraganya, bamujyana mu bitaro Faisal. Uyu mubyeyi Rosine ageze mu bitaro Faisal, abaganga bamwitaho ko bashoboye kose, baragerageza ngo barebe ukuntu bamuvura uyu munyazi, uyu mwaku wamuteye. Ariko biranga. Mu gitondo cyaho cy'urukerera Rosine ahita apfa, ahita yitaba Imana. None ngo Valence ngo ntago arafatwa. Turatabaza ubuyobozi, turi gutabaza inzego zo hejuru, turi gutabaza. Tuzi ko ribu yacu ikora, tuzi ko polisi ikora. Nko kabyaramwe turabatabaje, nta nubwo tubatabaza, izi ni inshingano. Ni muhiga uwo munyazi, no yaba ari mu mwobo, no yaba yaragiye akaryama munsi y'urutare, ni mumukureyo.
ngo Imana ireba n'urushishi ruri munsi y'urutare. Nawe niba yaragiye agahita aryama munsi y'urutare mu muhubureyo, gusa bise ninde wabyemera? Niyo waba waragiranye umuntu n'ikibazo kingana gute nta kibazo wagirana n'umuntu, kereka niba arakigiranye n'umugore, nubwo wakigirana n'umugore ukakigirana n'umwana, ukakigirana n'umukurikiye, ukagirana n'umukuru, ukakigirana na bucura, ubwo wafata gahunda yo gufata abantu ugatwika abantu bangana gutyo ko ibyo bitanemewe? Kuki utagiye mu buyobozi niba mufitanye ikibazo ngo ujye mu buyobozi uvuge ikibazo cyawe baze babunge? Cyangwa se hari n'inkuru wumva ukumva utaye umutwe, kumva urababaye. Umuryango w'uyu mubyeyi witwa Rosine bawuhutabera. Rosine ahabwa Rosine nyakwigendera we yamaze kuva mu buzima. Ubu ngubu aruhukire mu mahoro. Twihanganisha umuryango wa Rosine, aho muri mwihangane, Imana izabahorere. Uyu Valens yakoze amarorerwa. Uyu Valens aho ari munsi y'urutare, aho yihishe munsi y'urutare, nashaka yikureyo. Yikureyo. Valens ikureyo, aho wagiye kwihisha munsi y'urutare, ibintu wakoze ubundi ntibinabaho. Ikureyo wizane ku neza, ugenda ujye kuri station ya polisi uvuga ya RIB, uvuga ati njye witwa Valens wakoze amarorerwa ntwika umuryango, bagukarira urugukwiriye. Ntago bibaho. Iyo nkuru umuntu wose arimo kuyumva akikubita hasi agahwera. Ibise turabyemera? Reka twihanganisha umuryango wa Rosine, tubwire ati mwihangane kandi mukomeze kwihangana. Leta n'umubyeyi irabaha ubutabera bukwiriye. Kandi tubwire n'umuryango wa Valens ngo mwarapfushije nyine, nta kundi. Valens arabahemukiye. Ntago mwajya mu mujyo nk'uwa Valens. Niba binashoboka ahubwo mufashe leta kurangira aho Valens ari. Sibizi niba muhazi, kuko ntago mbizi, ntago mwaba muhazi ngo mube mutarabivuga. Ntago twabyemera. Uyu mubyeyi witwa Rosine arababaje. Uyu mubyeyi witwa Rosine watwikiwe mu nzu n'abana be, wakaba amaze kuva mu buzima, akaba amaze kwitaba Imana, hagasigara n'abana be nabo bahiriye mu nzu. Ntago ibi bintu bibaho. Ni naha ndangirije ikiganiro.